igitangaza cy'Uwiteka ategereza yiranga. Hari ikintu cy'ingenzi ukwiye kumenya. Iyi si ya none dusohoyemo, ibihe bya nyuma tugezemo, nitwe rubyaro rw'imperuka, nitwe rubyaro ruheruka iyindi. Bibiliya yarabivuze, iravanga mu bihe bya nyuma, iriba Imana ikurema, hari icyo yakuremeye, icyo yakuremeye kugira ngo uzane icyubahiro cyayo mu isi. Umugambi w'Imana ku muntu. Bibiliya irambwira ngo Saduraka, Meshaki na Abedenego bari abasore bagwije imbaraga z'umutima, bari abasore bafite mu mitima kugambirira neza, bari abasore basobanukiwe iby'ubwami bw'Imana, bari bazi misiyo Imana yabatumye mu isi. Mwama wabwira ati mwa basore mwe, hari ikintu mutamenye. Agaciro ku butsinzi bwawe. Uri Imana idahemuka, uri Imana idahindurwa n'ibihe, uri Imana twizeye ibihe n'ibihe, imyaka n'imyaka. Wabanye natwe uraturinda, waturinze nk'Imana bitari bikwiye. Wita ku bugingo bwacu, wita ku buzima bwacu. Niyo mpamvu usengeye buri muntu wese uri kunyumva, niyo mpamvu usengeye ababyeyi, niyo mpamvu usengeye abagabo, niyo mpamvu usengeye abakobwa, niyo mpamvu usengeye abasore. Mu izina rya Yesu Kristo, ingeri zose muri uyu mugoroba ubuntu bw'Imana nibuganze, ineza y'Imana nigaragare. Cishijwe bugufi tigwejuru, uri umwami mwiza, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Katuganire kuri iri jambo nahaye umutwe ngo kugwiza imbaraga z'umutima n'iby'agaciro. Bibiliya irabivuga cyane iyo ugiye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Niho hantu tugiye kuganira ku ijambo nahaye kuvuga ngo kugwiza imbaraga z'umutima n'iby'agaciro. Irambwiye ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Aravuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Kabiri, aguma mu butayu arindirirayo, agwiza imbaraga z'umutima, ararindira, ategereza mu butayu, arihangana mu bihe byari bimugoye, mu bihe byari bimukomereye. Uyu mwana uri kuvugwa haninde ni Yohana. Benshi bakunda kugira ngo ni Yesu, ni Yohana, ni Yohana umubatiza. Yohana amaze kuvuka, avuka mu bihe byari bigoye, ibihe abantu batumvaga iby'ubwami bw'Imana, ariko afata umwanzuro, aravuga ngo nkwiye kujya kubwiriza ubutumwa bwiza, nkwiye kongera gutanga mesaje, nkabwira abantu b'Imana icy'ubwami bw'Imana, icyo Imana iri gushaka ku bantu b'iyi minsi. Hari ikintu Imana irimo ishaka kuri wowe nanjye. Amen. Bibiliya yambwiye ngo uwo mwana arakura. Cyo ni kimwe. Kabiri, aguma mu butayu. Gatatu, agwiza imbaraga z'umutima. Arangije akugwiza imbaraga z'umutima, aravuga ngo reka ntegereze ikintu Imana ivugana nanjye, reka ntegereze igitangaza cy'Uwiteka ategereza yiranga. Hari ikintu cy'ingenzi ukwiye kumenya. Iyi si ya none dusohoyemo, ibihe bya nyuma tugezemo, nitwe rubyaro rw'imperuka, nitwe rubyaro ruheruka iyindi. Bibiliya yarabivuze, iravanga mu bihe bya nyuma, ibimenyetso biheruka ibindi, hazaza ibihe biruhije. Ikinyejana turimo ni ibihe biruhije, biruhije uwize, biruhije utarize, biruhije ukenye, biruhije n'ukize. Ibihe bya nyuma turimo birimo biragora ukize, biranagora udakize wa wundi ukenye. Umva icyo ijambo ry'Imana rimbwiye, ukeneye kugwiza imbaraga z'umutima n'iby'agaciro. Bino nkubwire mwami Yesu, uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Uwo mwana yihanganira ibimugerageza, uwo mwana yihanganira imiryango itagifitanye urukundo, uwo mwana yihanganira ishyari iri kuri iyi si ya none. Bashakanye bakundanye barimo baratemana, abavandimwe barimo barajyana, barimo barajya
bimeze ndababwira ngo nimugwiza imbaraga z'umutima niwagwiza imbaraga z'umutima nta shari uzagirira mwene so niwagwiza imbaraga z'umutima ntabwo uzagambanira inshuti yawe kuko uzaba ufite muri wowe imbaraga z'umutima bino nkubwire mwami Yesu reka mvuge iki kintu ndimo ndabwira wowe unyumva Benizi hari umuntu turimo tuvugana maze iminsi hari ibintu urimo ukora ukabona biranga ugerageza kwigwanira ukabona byanze hari ibyo ukora ukabona ntibikunda ntabwo byakunda utarabanza gucisha umutima wawe bugufi banza ushakishe mu maso y'Imana ugwize imbaraga z'umutima umenye misiyo itumye uri ku isi ntabwo uri ku isi kugira ngo ugambane ntabwo uri ku isi kugira ngo ugirire bene so nabi ntabwo muri misiyo y'Imana ikurema hari icyo yakuremeye icyo yakuremeye kugira ngo uzane icyubahiro cyayo mu isi umugambi w'Imana ku muntu Bibiliya irambwira ngo Saduraka Meshaki na Abedenego bari abasore bagwije imbaraga z'umutima bari abasore bafite mu mitima kugambirira neza bari abasore basobanukiwe iby'ubwami bw'Imana bari bazi misiyo y'Imana yabatumye mu isi mwana wabwira ati mwa basore mwe hari ikintu mutamenye abantu bose batuye muri iki gihugu cya Buroni bose bagomba kubarira ikigirwamana cyanjye mwana wabwira umwami ati hoya Nebukadinezari twebwe hari Imana dupfukanira twebwe hari Imana twamenye twebwe hari imbaraga z'inu mitima yacu zitandukanye no kutureba ubundi umuntu wagwishe imbaraga z'umutima amenya kumenya ibihe bigeze amenya uko ibihe birimo bihinduka akamenya niba ari igihe cyo kwishima akishima niba ari igihe cyo kurira akamenya ko ari igihe cyo kurira cyabaye ibihe byiza biraza ntubimenye ibihe bibi byaza nabwo ntubimenye yemwe batuye iyi si ya none umva ibihe duhagazemo ni ibihe biheruka ibindi bihe ni ibihe bya nyuma Bibiliya ikavuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe kuko ibihe ari ibya nyuma abantu barimo baragambanira bagenzi babo kuko ibihe ari ibya nyuma abantu barimo bararogana umuntu akaroga uwo bavukana kubera ko ibihe ari ibya nyuma reka nkubwire ngo icyo usabwa ni ugutunganya ubugingo bwawe ukagwiza imbaraga z'umutima shobora kubivuga kavanga ko Pasiteri yarasaze ntabwo nasaze Imana bwanga dore ibihe biheruka ibindi isi ya none byamaze guhinduka navuze ngo nitwamba dupfukamwe ngo bariya nabo nuko isi yahindutse n'ibihe bya nyuma haje ibihe bigoye haje ibihe birushya haje ibihe biheruka ibindi ibihe bya nyuma hari ibimenyetso bigaragaza ibihe biheruka ibindi hari ibimenyetso bigaragaza yemwe abatuye muri isi ya none hindura imikorere yawe ibihe bya nyuma bikugezeho wavuga ngo Yesu aratinze ariko urupfu ntabwo rutinze reka nkubwire ngo ibihe dushoyemo ni ibihe umubyeyi mabwira umwana ati ntaho nigeze kumenya ni ibihe abagore barindwi barimo bavuga ngo umugabo umwe turamushaka abagore bariti ati twebwe twitirirwe gusa ni ibihe byahanuwe Saduraka Meshaki na Abedenego baravuga ngo ibihe tugezemo n'ibyo kwinjira mu itanura ry'umuriro n'ibyo kwinjira tugahamya Imana ibihe ubundi tugezemo n'ibyo guhamya Imana nyirizina nibuke ko Bibiliya ivuga ngo hazaza ibihe bigoye hazaduka indwara z'ibyorezo hazaza ibintu bizarushya abazaba batuye muri Osiyano ese uyu munsi ntabwo bibonuka bifata Danieli niho dusanga ibihe by'imperuka ukuntu bizagenda bikurikirana niho dusanga iby'umuzuko wa mbere iyo myaka 7 itwaye isama anezeranywe na Kristo 3 n'igice Antikristo azinjira agakora rwihishwa akiyoberanya akiyita Mesiya nyuma y'iyo myaka 3 n'igice yarangira agatangira kwihishura akagaragaza uwo ari we akabereka ko atari Mesiya kuko bibeshye aho biri kugira ngo abantu bazacungurwa n'amaraso yabo ntabwo Musa naje abwiriza ko umusuko wa mbere ku mpande ya mbere izavuga ariko nagira ngo nacyo kimenye kuko turimo turasatira ibihe bya nyuma hasigaye ibimenyetso bingahe n'imperuka ivuge n'impande ivuge ariko ubundi uyu munsi watunga
umeze ute? ese Imana yaguhamagara wayitaba wabona ubugingo? ngana ku musozo ndimo ngira ngo dusenge. ni igiki wumva umutima ugukomanga ati nawe ugiye kureka ibi bintu? reka ingeso zawe mbi, reka ubugambanyi bwawe, reka ubujura bwawe, reka ubusambanyi bwawe. sigaho garukiraho. ibihe bya nyuma biheruka ibindi, ibihe biheruka ibindi nibi duhagazemo. ishyari ryawe rireke. Mana irimo irakubwira ngo ihane, dore igihe kirageze. arimo arakomanga ku muryango wawe, ihane, tugeze mu bihe bya nyuma. ndagira ngo senge. abagabo n'abagore ntibavuga rumwe. numara kubona wunzira atayibete cyangwa nkamera nk'uri icyatubwira ibibazo afite mu nzu. wikwifuza uko mugenzi wawe ameze, uri uw'agaciro w'ubwawe. hinduka uwo Imana yaguhinduye we. reka kwifuza kumera nk'uriya, kubera ko ntabwo uzi imirimo iri uko bimeze. hari ikinteye guha iyi mesaje, hari ikinteye kuvugana nawe iri jambo. cyangwa ryambwiye ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu, arihangana, ararindira, arihangana, arasenga, baramuvuga arihangana, baramuvuga arihangana, ibibazo biraza arihangana. umunsi umwe utagira ukusa, ntiyayambwiye ngo Uwiteka araza aritamurura. urashaka kugirwa neza n'Imana, reka ingeso zawe mbi. urashaka guhura n'Imana ukabona ubusabane bwawe bwiza n'Imana, reka ibyo wari urimo ukora bitari byiza bidahesheje Imana icyubahiro. garukiraho, Imana iragushaka. garukiraho, Yesu arashaka akuboko, akeneye kukubona. Yesu aragukeneye. garukiraho, uva mu byo wari urimo. wa mubyeyi garukiraho, wa mukobwa garukiraho, wa musore werekeraho, wa mugabo werekeraho. abantu ntibakubonye ariko Imana yarakubonye. ntabwo abantu bigeze babimenya ariko Imana yarabimenye. ese hari umuntu wanyumvishije ngo dusenga n'Imana? ntabwo ari ngombwa ngo nze kuza gufata umwanya munini mvugira ibi nabivuze babyumvishije. nakubwiye ngo rekera ibyo wakoze byaramenyekanye. Imana yarabimenye, niyo mpamvu yampaye iyi mesaje. tubwire ngo rekera ibyo wakoze, rekeraho. Kristo arimo arakomanga ku muryango wawe, ntiwamwumva mukingurire. Zakayo amenya ko Yesu ari umugabo udasanzwe, amenya ko Kristo ari umugabo ukomeye. ntabwo wahura n'Imana n'ubugambanyi. gira ibyo wikomwa. bino ubwire mwami Yesu, nyemerera dusenga n'Imana. hari umuntu ugize icyifuzo akaba ashaka ko musengera, kavuga ngo nange ndashaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. ukaba wumva ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza ari ubwa mbere. imwe ndakubwira ngo utambuke uze uhagarare muri metero ebyiri ngusengera Imana. kabiri, ndakubwira ngo ahantu uhagaze uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo usubiremo aya magambo, kuko ndabizi neza nta ngaruka nenda kuzana mu isi. Yesu ari bugufi, aje gutwara itorero. reka senga Imana. mwami Yesu, Uwiteka Imana nzima, twumvishije ijambo ryawe, twumvishije imiburo yawe, twumvishije uburyo mwami dukwiye kwifata mu bihe bimeze gutya, uburyo dukwiye guhindukira, uburyo dukwiye kwihana, uburyo dukwiye kugarukira. abatuye isi barabyumvishije, abagabo n'abagore, abakobwa n'abasore, ndetse abagore barabyumvishije. niyo mpamvu nzamuye ijwi ndasenga, ndavuga imbabazi zawe zongere zitubeho Mana, izina rya Yesu Kristo. imbabazi zawe nizitubeho, kandi twese dukureho urubanza rw'ibyaha, izina rya Yesu Kristo. urakoze Mana nzima, urakoze Kristo. senze nizeye kubw'urukundo rw'Imana mu izina rya Yesu, amen. ndi mu gusoza, ndagira ngo sengere ibyifuzo. mu byifuzo no kubisengera ndasengeramo abagwayi. si ubwa mbere mbonye Imana ikiza abantu. ubundi mu bintu byagaragaje Yesu mu mikorere yose, mu byamurangaga, yagiye abwiriza abantu ubutumwa bwiza, yarangiza akabakiza n'indwara. Yesu ko yari ari kera n'uyu munsi wa none ariko akiri. indwara urwaye yose arayishoboye. nta ndwara adakiza, nta ndwara n'imwe adakiza. nta kibazo na kimwe umubwira ngo kimunanire. izeye imbaraga z'Imana, hirya y'imbaraga z'Imana nta kindi kibayo.
mwababyeyi mwe, mwabagabo mwe, mwabasore mwe, hirya y'imbaraga z'Imana nta kindi kibayo. Hirya y'imbaraga z'Imana nta bundi bushobozi bubayo. Reka dusenge n'Imana ku cyifuzo cyawe. Mwami Yesu, Imana nzima, Imana ndiho, Imana ikomeye, senge yisatire ya video, senge Mwami Imana bumvishije ubu butumwa, senge Mwami Imana abantu bagize ibyifuzo mu mitima yabo. Hari abafite icyifuzo cy'ubugwayi, hari indwara zitandukanye, hari abagize icyifuzo Mwami mu kazi kabo bakora, hari abagize icyifuzo mu ngo zabo, hari abagize icyifuzo mu busore bwabo. Ndasenze Mana, umva gusenga kwanjye, umva kwinginga kwanjye, abantu basubize kubera ko umva gusenga, kiza indwara kubera ko umva gusenga, yirukanye imigambi n'uburiganya bwa Satani mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, hongera ugire neza ubwoko bwawe, urakoze kunyumvishije kandi ukabikora, mu izina rya Yesu Kristo Yesu, amen.